umeze ute? Ndameze neza. Ukuntu bukesha ntamenya ko covid yakugezeho. Nese wa mugabo we iyo covid ije ituma abantu badacya. Uroshe ari mubwira ubu ngubu akanyamuneza mineza mfite. Za ntebe nazigurishije. Ba abantu bacungaga sasa zigeze bakaza kuzogama iwacu ntibazagaruka ni imyanya yine yacu reba uko reba isigaye muri iyi nzu. No nabushaka kanga abashyitsi bazajya baza. Aya abashyitsi bari baretse. Bazagendwa nirubaho rero. Oya hano si muri gare bajya muri gare birirwe. Ikindi tugomba kwirinda rega na covid ntabwo nese kwirinda bizaca abashyitsi mu rugo. Aya ntabwo gusurana byemeye muri ibi bya covid ahubwo ukuntu gahunda imeze rero. Ubu ngubu abagabo rega barasimba nanabashira amakenga abantu bacungagiye bakaza kudusura koko. Nese ugira ngo barinde uruhare bwo baza. Bagomba kuzamara ahubwo ukuntu gahunda imeze. Kuna gahunda imeze n'abavugutiye umutungo bose. Bwabo bwose bwizana hano. Wewe bureke. Sawa. Amakuru. Amakuru neza. Kirimo se? Kirimo cyane. Nzakanyuka nkanyuze muri postara njugo. Abona akazi kakwishe. Meze neza ariko. Turaburanye. Cyane. Ase bwo waburetse igihe cyose ubugabo bugutwaye iki koko? Oya. Kandi wa mugombona uzibye. Oya, ariko njya mwiborera. Ndakizi shabyorera. Ase bwo igihe cyose n'ubugabo nta kindi kintu gikwamuka. Nawe kuzawuhari se. Kandi wa mugombona uzibye ushatse wagirekera ukarekera ubugabane n'ubugabo nyine bureke. Sazabura k'Imana izana. Ase igihe nabwiye ngo rekera ubwo bugabo ntago wumva ariko muri kuzigura n'akazi kawe. Buretse. No. Sheri nukuri rwose abashyitsi reka n'umugisha. Ugize ngo nukuri. Nubyibutse ko ari umugisha. Nukuri abashyitsi n'umugisha ahubwo dore ni nayo neza hari. Umushyitsi rwose nushaka umwakira no mu cyumba nese ko intebe twazigurishije. Nanjye ubu narigiye kuragira inka. utugabo bavugaga ni twebwe. Oya ariko nta se butugabo urabona umuntu nkawe nakwita akagabo ariko mujye mumenye no gutebye koko. Aya ndiye nanegira kuragira inka rwose. No. Usko namenye ko muri hano. Kare ngani mwakira abashyitsi nanjye harano narigiye kuragira. Dore n'inkoni nari nyishokanye kanjye kuragira inka. Okay.